CHiTA MAGiC. Tubwire byagenze gutuhere kuri za struggles cyabya bindi wagerageje uri kuzamuka ariko ntibikunde ahubwo ukabigiramo depression ari nibatumye uza gukina noneho amafilime. Nari ntangiye kuruzinga amafaranga like nkajya nduzinga nka miliyoni nk'ebyiri ku munsi like eshatu ku munsi. I was like damn it. Urayibuka restaurant nari nyigeze like online like nari mfite amamoto akora delivery ko nari ndi gukorera of course mu rugo. It was home based restaurant ariko igomba kugira ama delivery because abantu bakoraga ama orders and everything. So ntangira kugurisha amamoto ibikoresho nakoreshaga kugira ngo nongere nsubire ku murongo biranga. Uyu munsi nde muntu ufata nko mu best actress hano mu Rwanda? Yego. Of course. Who? Magaltesi. She know better. Yeah. Kubera cyari uhereyeho Tesi. She's the best. Why? Abantu bakinanye nawe cyangwa bamubona no kuri ntuza barabizi. Like she don't pretend to be an actor. Like she was born to be an actress. Wakabiri ni Vanessa. Vanessa, she's nice. Nkina na bwa mbere we aranoroshye no gukinana nawe. Vanessa cyangwa Tesi? Vanessa, she's nice. How? N'umuntu gufasha nyine like to act good. Noneho n'imbere ya kamera like she's doing really nice. Yeah. Umutipe wanyemezaga n'ubu ngubu ukinyemeza umujama bita Gaga Daniel ni ingenzi. The best. Promotion yagarutse. Twabazaniye ibibanza bya miliyoni 500 muri Rusororo, miliyoni 2,900 Gahengeri, Rwamagana, hose ni mu miturire. Nibisanzwe ni muri Marshall Real Estate. CHiTA MAGiC. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kumererwa neza wowe ubana natwe, wowe udukurikiye, wowe uri kureba ikiganiro cyacu. Nizere kuguwe neza, ibihe ari byiza badukurikiye muri mu Rwanda n'umubare munini w'abakurikira ibiganiro byacu muri hanze y'u Rwanda. Tubaha ikaze nanone kuri CHiTA MAGiC. Ndakira abarundi badukurikira, ndakira abantu bavuka muri Tanzania, bavuka muri Uganda, abavuka Kenya n'ahandi hatandukanye, ariko ntibagiwe abavuka muri DRC bumva ikinyarwanda cyangwa ururimi tuganira, barimo abanyamurenge, abanyamasisi, abantu bavukiye mu bindi bice bitandukanye bya DRC cyangwa se Kongo yindi. Nizere ko mumeze neza. Nkunda kubabwira ko ndo bumetis wa East Africa. buri gihugu ariko mbabishingira ku rurimi tuvuga ni rwo ruduhuza tukaganira. Abari Buruseli bakatureba, abari Canada, abari Australia, abari ahantu hatandukanye bakareba ikiganiro kandi batari abanyarwanda kandi tukaryoherwa. Muntu dukurikiye ni uri mushya kuri CHiTA MAGiC, wibuke gukanda subscribe. Ahandi uri buze gushyira subscribe ndaza kuhakubwira mukanya. Nakiriye umusore w'umuhanga ukundwa n'abakobwa cyane witwa Nathan Mugisha. N'umuhanga mu byo akora neza. Amaze gukora ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko icyo muri iki gihazwiho ni kijyanye na motivation speaking. Ari gukora yifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bishamikiye ku ishuri aherutse gushinga rijyanye no guhugura abantu uhereye mu mutwe ukagera mu buryo buri practical. Mbese practical skills zishobora gukoreshwa n'umuntu mu buryo bworoshye. Yitwa Nathan Mugisha nk'uko umaze kubibabwira, ariko ibindi azwiho muri motivations ajya akora zirimo gusura imisozi, agatangiramo ubutumwa bwe, gutembera ahantu runaka, isoko ry'imboga, akabereka n'utuntu akora. Navuga ko turi creative. Usibye ibyo kandi yakinnye no muri film. Vuba ahangaha yagaragaye muri filime yazikore production. Yagaragaye muri filime yitwa Maya n'izindi yagiye agerageza, harimo izitaragiye zisohoka kubw'impamvu. Nathan Mugisha tugiye kwanjye maze imyaka hafi 20 muzi live. 20. Oya 20 irarenga. Kuva 2005 ndumva twari tuziranye. 2005 6 gutyo 7 kiriya gihe duze nk'imyaka 20 yenda kuzura. Nathan kaze kuri CHiTA MAGiC. Imyaka yagiye bro. Murakoze cyane CHiTA MAGiC. Abantu bazi Gisozi bazanitwa ngo rwanze ku. Urazi? Urahibuka? Rwanze kuma ndayizi kuki. Urahibuka? Ahantu hahoze se Gisozi kera, akarere ka Gisozi urahazi? Akarere ka Gisozi kandi Gisozi ntabwo yigeze igira akarere. Ntabwo kara akarere. Yari segiteri. Segiteri yari ya kera. Ariko mu ivugururwa ry'uturere twabanjirijwe
mbere ko byitwa Gasabo Esha ahantu musore wa cyane ngiye uri kubivanga aho ngaho ngiye ndibuka ko muri za 2000 na kangahe na ngenzi yuko ngiye undusha hariho za oya nta kintu nkurusha CHiTA ndusha imyaka 7 nta kintu nkurusha umeze neza se emeze sawa suhuza abantu ubibwire birambuye cyane cyane ko abasanzwe bakuzi ariko hari n'abashabenda bagiye kukumenyera muri iki kiganiro. Alright, nitwa Mugisha Nathan, nkoresha amazina kuri Instagram cyangwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, nkoreshaho Nathan the Storyteller. Ni izina nakuye mu mwuga wanjye nakoraga mu minsi yashize cyangwa se nkora n'ubundi ariko mu buryo butandukanye, ngenda mbihindura mu buryo butandukanye. Nitwa Mugisha Nathan, ubwo urumva abenshi ariko banzi nka Nathan the Storyteller. And harimo n'abandi banzi muri filme nk'umuntu bita Fally. And ndumva ari ibyo ngibyo kuri internet nayo mazina yonyine bazi. Urangwa n'ibiki mu buzima busanzwe kugira ngo tuze kumva aho the Storyteller nk'izina ryaturutse? Mu buzima busanzwe ndangwa n'inkuru nyinshi nyine. Ndangwa n'inkuru nyinshi, ndi umuntu ugira amablage cyane, ariko abantu bari imbere ya kamera, inyuma ya kamera nibo bayabona cyane. Mu buzima busanzwe busa naho ari ubusanzwe cyane, like ndangwa n'ama story gusa. And burase si ibyo ngibyo, ni ibyo ngibyo umuntu anzi kuri story gusa. Niyo mpamvu niyise Storyteller n'ubundi kugira ngo bise naho bimatchinga with my lifestyle. Ariko cyane cyane mu byo nakoraga n'ubundi ndi mu filmmaker, ex filmmaker probably because nahindiye akazi ubu ngubu nowadays. Ariko donc mbikora filmmaking nsigaye nyikora nka hobby bisanzwe. Kuko ni ibintu nabayemo imyaka irenga 10, so ni ikintu nakunze cyane, nakuze nkunda nanakora. Donc abantu benshi bakora ama video cyangwa se bakora amafoto n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo babita ba storyteller n'ubundi visual storyteller. Ubundi nabanje ndi mu visual storyteller, donc ndahindura gakeya njya muri filme n'ubundi nkora like n'ubundi still visual storytelling. Ndumva ari ibyo ngibyo, ntago nigeze mba storyteller wandika ariko ndi umwanditsi ubu ngubu. So like I do a lot of stuff ariko cyane cyane biri basics kuri storytelling. Yego. Kuri storytelling wabaye muri cinema, hari byo wenda abantu babazi cyangwa batazi, ndibuka ko wize ibijyanye no gukora amafilime production yabyo. Uza kubikora muri 2000 na ubwo navuga ibyo nibuka. Yego. 2016 muri City Made. Yego. Hari izindi projects nizi. Hari projects z'amafilime wigeze gukoraho ariko nahise nsa naho njya mu bintu by'akazi cyane. By'amafaranga abantu batajya babona kuri kamera cyangwa se muri entertainment isanzwe. Nahise njya gukora amakwe nk'abandi bajene nyine, gukora mu bukwe. Gukora ku n'igihe wagize ibarizo. Ibyo ni ibya mbere ya cinema. Navuye mu ibarizo ko my dad is a carpenter, like no mubaji. Si umuntu rero arangije kwiga asa naho ashaka ikintu ajyamo. Ikintu gihita kijya hafi cyane cyane ni ibintu either mukuru wawe akora cyangwa se papa wawe akora. Niko abantu benshi ibyo bintu barabizi. Siko numva story yawe irimo ibintu byinshi nziwa. Ari wabaye mister. Nawe rero ibyo bintu byararangiye. Ariko biri mu bigize urugendo rwawe. Ariko byarabaye. Byarabaye. Uzi kwiyamamariza kuba mister muri Saint Joseph Le Travailleur. Nari nikanze nanyine muri Mr Rwanda wala. Ariko duvare warabibayemo uba muri fashion probably mu fashion model. Bere kugira ku by'urugendo rwawe rero in details, hari ibyubamo, hari experience byaguhaye yatumye uba n'umuntu w'ibitabo cyane, yatumye uba umuntu ukunda inkuru z'ubuzima cyane no kuzisangiza abantu bijyanye n'impamvu. Hari igihe ukora akantu gato ko guhiking ariko habana isomo kigiyemo mu buryo bumeze nka poetry, nariyo mpamvu nyari storytelling. Uyu Nathan Mugisha twicaranye ahangaha, ubundi uyu munsi akora ibiki, company ye ni yihe, irimo ibiki, ibyo tubanze tubibwira abantu tutaragera muri za nkuru zawe. So ibintu nkora basically ubu ngubu I am a coach, a business coach and a life coach. Mfite company bita You Movement, like it's a unstoppable movement, nuko nayikase nkayita You Move. And mfitemo produit yitwa
U campus donc urumva n'ubundi ni unstoppable campus yigisha abantu nyine how to become better version of them. Donc muri iyo move harimo igice cya donc ndi umucoach wo gutryinga to make to help people to become better version of them. Ako gace rero nkageramo nahise nsanga harimo kugira ngo umuntu abe yaba better version of him or her, nuko aba agomba kuba afite skills. Nari mfite skills zanjye ndavuga why not nta sharing abantu skills that I have, kugira ngo babashe kuba like better version, ko mu buryo ubugomba kuba better version mu buryo busa naho bugera muri butatu cyangwa bune, spiritually, financially, na physically, like ubugomba kuba donc ibyo bintu byose your well being yose isa naho ihura cyane kugira ngo be better version of yourself na mentally, like buno buryo bune. So ubwo rero uburi financially bwasaga naho abantu benshi bafite akazi badashaka, abantu benshi bafite akazi kabahemba amafaranga makeya, n'abandi benshi badafite akazi. Ndavuga why not like nta sharing abantu. Ubu ngubu hari ikintu gisa naho kiri ubu ngubu gisa naho kiri gutaking a world, like it's making money online. Abantu bari gukora amafaranga online. Ibyo bintu nanjye ndimo, yes of course, content creation. So ibyo bintu nabigiyemo nko muri 2020 kubera covid yaduhumuye ku maso. They will be like oh abantu bakorera amafaranga muri ibi bintu mwe mwabitangiye before, like we didn't know, like twe ntago twari tubizi ko biza, nta nubwo mwabyizeraga, hari benshi ntibabyizeraga ko bishobora, nta nubwo nyine effort twashyiragamo kuri ibyo bintu twe twumvaga bizisa naho ziri too much, ko muravunika cyane content creators. Harimo abantu batabizi man, they baravunika cyane a lot, bo bumva ko nyine ari ugutereka imbere kamera hariya ukicaraho imbere ukavuga amagambo gusa, ukavuga amagambo gusa, ntibazi the behind the scene no kubaka iyo structure imeze gutyo. Ese uraza kuyikora igihe kingana iki kugira ngo ugire audience iri buze kubyazwa umusaruro nyine. So it's really hard, like it was really hard for me to understanding iyo ko ikintu cyose njyamo ngewe, like mbanza kugira the idea behind, nkumva the philosophy behind it and nkabona kukijyamo. Rero nabaye forced yo kumenya how it work, and mba shocked cyane, mbona ni ibintu bisa naho ari byiza kandi bisa naho birambye kuko niho isi iri kugana. So ubwo rero niho nahise mvuga why not, like ntaho abantu bumenyi ko I've been through a lot of stuff. Nanyuze mu bintu byinshi cyane. Ubwo urumva 2020 nasaga naho like noneho nshaka guhindura akazi nakoraga njya muri content creation, irananira cause it was really hard, bitewe nuko nge nabitekerezaga I'm a perfectionist kandi nsanga ntikora perfectionism kuri like content creation like YouTube and everything. Ndahindura njya mu bindi, ndavuga why not, like ntajya noneho mu bindi, njya muri forex trading, I am a trader now, like njya muri mu bindi bintu bya dropshipping. Nsanga hano mu Rwanda ntago bikora, ariko ubwo nsanga niyo bita e-commerce mbona ntabwo iri suitable n'ibintu ntekereza cyane, nde nizera ko umuntu ashobora gukora ikintu just for like for free, let me call it like that. Nsanga mfitemo inararibonye cyangwa se mfite haka experience muri content creation, ariko itari yo kubyazwa umusaruro kuko nakoreraga abantu content n'ubundi muri filmmaking like and everything. So ndangije rero ndabifatanya, ndavuga why not ntabikora noneho. Ubwo naringeza ku kantu ko kubihuza na nuko nahise nshinga campus like yigisha ibyo bintu, vuga ubumenyi nibwo bukenewe, like how to make money online, reka mbikombinire hamwe mvuge donc mshyiremo ama program agiye atandukanye, like ntangamo ibyo n'ubundi nkora kuko aya coach, like ibyo nkora nibyo n'ubundi nigisha mu buryo bwa mentorship, ntabwo mbitanga nk'amasomo gusa. Hari ukuntu twagiye twiga ibintu
ukabyiga ngo ugire icyo byimariza ukiga kweditinga ngo utazi ngo bizakenerwa utazi ngo wanabikoreramo amafaranga gute donc uzi ngo birakenewe gusa ariko umuntu nta kudirectinze ngaha niho wabikoresha cyangwa ni gutya wabikoreramo amafaranga so in content creation ngewe nkora uburyo nkoreramo amafaranga mu buryo bwanjye like mu buryo bwo kubyaza umusaruro the audience baravuga ngo attention is a new currency like currency nshyashya nisa currency nshyashya ubungubu cyangwa ubukungu bushyashya ubungubu buriho ni attention iyo ufite abantu benshi umubare w'abantu benshi bagukurikira it's easy for you to make a lot of money donc niyo formula yonyine iri kuri content creation so ngewe ncyumva nahise nyikoresha mu buryo bwanjye ndavuga okay ntago ndibuze kuyikora ubungubu ama social media menshi urabizi ko atari monetized hano mu Rwanda even the YouTube nayo ntago iri monetized ndavuga how can I make money like muri ibi bintu nyine ndi gukora ndebe ko nakoreramo amafaranga donc nanjye nkabaho nk'ubuzima bw'abandi bajene baryoshye muri Kigali ba CHiTA harya ntago kiri mu bajene oya ndimo amujene ugira uruhara CHiTA 25 se 25 ntago wemerewe kurujya ntago ufite imyaka 25 CHiTA ubwo rero nibwo nahise nshinga nyine iyo campus like nkiramo forex trading ko I'm a trader like ufite experience iri mu myaka 3 irenga and video editing like nkora video editing online hari ama platforms menshi yo gukora donc abantu bose bagiye kuri social media yaba beginners abantu bigiraho bisanzwe baho yego yes like abantu benshi barimo bagiye kuri social media bari gukora basa naho bashaka kuba content creator abo bantu rero harimo abantu bashaka gushoramo ntago bazi kweditinga n'abantu bazi kweditinga barabyanga sinzi niba ubizi editing niyo part igora n'abayizi ariko badafite uburyo bayibyaza umusaruro bayibyaza umusaruro so donc ngiye rero mfite uburyo kinyibyaza umusaruro kuri internet donc ugashaka ufite ubumenyi bwinshi butandukanye ugomba gukompeta hari editing styles zitandukanye kuri internet kunyine ugafasha abantu kuba viral cyangwa kugira ngo nyine ba creating your attention kugira ngo baseringe ibyo bintu byabo runaka so ubwo nkora video editing n'ubundi nyikoreramo amafaranga and na content creation ibyo bintu bitatu nibyo biri main like muri campus tukagiramo n'igice cya e-commerce like byo urumva ntago ari byigisha but I have some experts baza n'ubundi bakabyigisha of course like ntabwo ari giye wigisha ibintu byose reka tugera hangaha rero kugira ngo umuntu akugane yagusanga hehe yakujoininga gute mbese so joining your unstoppable movement cyangwa you move kugira ngo ni kirekire cyane we call it you move you move donc you campus iri muri you move of course dukorera muri Cafe Zone mu mujyi like hari inyubako irebana na niyahoze ari Koje Bank ubu ni Equity nshyashya so muri etage ya gatatu iyo nyubako y'amatafari like ahiye kuntu iyo bahageze actually they can even contact me ku my Instagram zanjye donc telefone ni kangahe 0788 dita tujya muri business nta kibazo urihuta cyane business number 0788 cya 0788 35 86 so urumva ko abantu bazi iyo mibare y'inyuma yonyine ushatse afata 86 20 tesi ko ntayagira sabaye ibi bintu niba babinyanduje CHiTA byo kugira amanimero ngasa naho ngazwi ari recognizable hanyuma kuri Instagram yitwa Nathan the Storyteller ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuvugisha ariko ibi byose kugira ngo bigereho cyangwa se kugira ngo bibe haraho byaturutse niho nari ntangiriye cyagihe hari amafilime wagerageje kujyamo byanga bishobora kuba biguturutse cyangwa bitaguturutseho ariko biza kugeraho ugira depression cyangwa se ugira agahinda gakabije mu buzima mu mibereho yawe uza guhungira muri sinema sibyo reka tugere kuri iyo story rero tubwire byagenze go tuhere kuri za struggles cyangwa bya bindi wagerageje uri kuzamuka ariko ntibikunde ahubwo ukabigiramo depression ari nibatumye uza gukina noneho amafilime so urumva muri 2020 abantu benshi actually ni naho bamenyeye ko depression ibaho right 2020 soza muri covid abantu basaga naho ari bonyine and
njyewe rero nasaga naho ndi muri movement nziza. I was doing really nice. So nkora ikosa ryo kujya kwibana nk'abandi bajene. And kwibana kwanjye rero kwahise, donc urabizi ko umuntu yibana, abajene bibana barabizi, ugira udutekerezo twinshi tudafite ahantu dushingiye, ugatangira kwitekerezaho cyane ko buri wenyine n'ubundi. So icyo gihe rero nari ntangiye gushaka kujya mu bintu runaka bitandukanye n'ibyo nakoraga, ko nabonaga ibintu ndi gukora bitari like in the right way. Nabonaga, donc I was a filmmaker, of course, like doing cinema and everything. Nkabona amafaranga nshaka imbere ari genda umuntu wikoresha evaluation cyane, donc nkabona ubuzima nshaka kuba imbere ntabwo cinema iri buze guhita ibuma, cyangwa se filmmaking muri rusange, donc be limited in some ways. Noneho nkabona n'abandi bantu babizi peer pressure and everything, donc nkabona abandi bajene they are doing really nice, bakora ibintu bitandukanye n'ibyo iri gukora, bateye imbere, ukabona ubuzima bwabo buri guhinduka buba bwiza, ukabona biri kugenda neza, then you be like hari kubura iki. Ndabyizera ko umuntu wese agira igihe, ariko ako kantu bura ntago tujya tugafata donc ngo tukagira kacu. Hari ukundi kuntu nyine bihita bigenda mu mutwe wawe ukabyirengagiza, ukavuga why not, niki ntari gukora kizima kugira ngo nanjye igihe cyanjye kigere, you get. So ndangije ngerageza ibintu byinshi nyine, donc ntafite guidance. Ibintu bya online buriya rero bifite, I can call it, niyo mpamvu abantu benshi babyita scam, cause iyo bigiye mutabizi nyine it scam you like a lot, cause there are a lot of scammers babona ibintu byanze bakajya kuri internet bakajya guscaminga abantu. So njya kuri internet rero iranyobya koko, donc nshaka gukorera amafaranga kuri internet iranyobya mu buryo ki byatumye nyine ibintu byose nakoraga n'ubundi, nubwo mvuga ngo ntago byari bimeze neza muri cinema, I was doing very nice. Nafite ama contract mazima muri UNICEF and everywhere, like ahantu henshi nyine hagiye hatandukanye. And ariko like amafaranga nabonaga bumva ntago yari ahagije according to the future that I wanted. So njya muri forex trading rero nyigiyemo. It's a funny story, but like abantu bose baba trader cyangwa se baziranye n'aba trader, they know this. Barabizi ko it's really hard to make money in forex trading. Really hard, especially none iyo udafite guidance. Ngewe I thought I was genius, natekereza ko ndi umujeni ujya mu kintu nyine agahita kimenya. Donc ndi umu self disciplined guy, like I really like self improvement things. Numvaga biri bize guhita bimatchinga with my personality. Ewana njyamo like mbyinjiyemo actually nahise mbona ari byo bintu bya mbere byonyine. Ngurisha amakamera nari mfite every single thing kugira ngo, donc iyo ngiye mu kintu ngewe I ban the ships. Ntwika ubwato bwanzanye kugira ngo mfate icyo kirwa kabisa. So ubwo buzima rero nari nzi ko ahubwo muri forex trading ushobora gukoramo amafaranga just like that, kuko byari bitangiye no gukoreka nshinga n'utu business ku ruhande. I was doing really nice. And umunsi umwe amafaranga nakoreraga, donc ntago nari nagahuye na face, ntago nari na facinze the bad like part ya trading. Iyo bad part ya trading rero yahise inyereka ko ubuzima busa naho butari fair. Nari ntangiye kuruzinga amafaranga, like nkajya nduzinga nka miliyoni nk'ebyiri ku munsi, like eshatu ku munsi. I was like damn it, ibi bintu nuko bikora nkaba okay, it's okay, ko ndumu like I'm a self disciplined guy. I would do something like bizakunda tu. Sinkamenye ko like muri icyo gihe naruzinze amafaranga agera mu bihumbi 6 nko mu cyumweru, like $. That was a lot of money actually muri 2022. So 6 like nkomeza nyine no kuruzinga n'andi mafaranga. Nari mfite business yanjye, ntangira kugurisha ibikoresho byayo. Nari mfite resto and ntangira urayibuka resto nari nyigeze online, like online like nari mfite amamoto akora delivery, ko nari ndi gukorera of course mu rugo, like it was home based restaurant. Ariko igomba kugira ama delivery because abantu bakoraga ama orders and everything. So ntangira kugurisha amamoto, ibikoresho nakoreshaga kugira ngo nongere nsubire ku murongo. Biranga, ndavuga nti damn, ubuzima rero ndi kubona busa naho bugoye cyane.
let me just start to give it a time. Niha umwanya wanjye and I got depressed that time. Donc iyo uhuye n'ikintu kiri challenging like that, ubusa naho nyine ubuzima bukugoye, you be like let me just take a time. Ndibuka nari mfite ibiro 98, uribuka ndi munini bya atari mu minsi yashize za 2022 gutyo. Ndavuga you know what, let me start to work on myself first. 2023 yose ntabwo nakoze, nta kazi nakoraga, nta kintu nagiraga nkora nyine. Donc nakora guturaka runaka two kwishyura inzu, kubaho nyine mu buzima busa naho buri like basic kabisa. Nibwo nigira inama rero yo kujya muri cinema. I was like I will be back, nubwo ndi muri buno buzima but I will be back. Urumva nakoranaga n'abantu bo muri cinema ariko sinajyaga imbere ya kamera. Sinajyaga gukina like movie and everything. Hari izo wagerageje gukoraho nihizihe? Nakoze kuri City Made like back in then 2013 na 17 I guess 2016. And andi mafilme yo na project ari ntuza tajya kuma internet. Like nakoze kuri filme bita What Behind the Dream nk'umu director and editor. And hari amafilme agera nko muri 3 like ntago mba nyibuka neza. Harya Manzi ntabwo wari urimo? Filme yitwa Manzi ariko ntiyasohotse. Oya Manzi TV series nayingize uvuze ya bora ya zamani bita amarira y'urukundo ya ntabwo ari Manzi ntabwo wari urimo. Wari kubumenyereye cyane. Manzi TV ntabwo wari urimo. Oya ntabwo ngiye nari ndimo. Hanyuma Ace of Heart like oya ni abacuti banje Ace of Heart. But they will see na like those are my friends. So nuko twabaga turi muri click mwe nubundi like barawuzi. Iriya filime yakozwe 2014 man. Ace of Heart. Yerekanwe abantu ntabwo yerekanwe hafi. Yarerekanwe hehe. Twarebye iminota 5. That was a movie. Kandi nari mpari. Nari mpari. Screening yari iminota 5 muri KCT. Muri KCT. Wayibonye se? Hari umutipe bita Sharif yari umwacteur. Cyo kuri kintu nibuka twarebye neza. Ni trailer. Trailer twarayirebye neza irarangira. Nuko nagiye muri filime zashyuhije abantu. Tugeze he ikibazo uri kumva? Turi kuva ku mafilime wakozeho. Uburyo waje kwinjira muri cinema. Ariko umwacteur noneho. Ubwo urumva nakoragaho nk'umu director cyangwa umwanditsi like something like that, cyangwa umu editor cyangwa umu cinematographer. Noneho ndavuga why not ntajya muri cinema gatoya as a personal branding, but it was an escape. Yari escape honestly speaking. Ko nta kintu nari mfite nkora. Nari mfite umwanya mwinshi, navaga muri gym, donc njya niyandikira ibintu byanjye, niga mfata amasomo online because nize ibintu byinshi online. Muri iyo period y'icyo gihe kabisa umwaka wose nize ibintu byinshi cyane online. Ariko inyuma y'ibyo bintu narangizaga nta kandi kazi nabaga mfite. So ndangije njya muri cinema and people liked it. Nje ntago nari nzi nyine that I can act kuko ndi umuntu ugira amasoni cyane, nubwo abantu batajya babimenya. Bra na video yanjye menshi ninjye yifata kuko ntago mba nshaka umuntu nyine kandi acting n'ubundi ni pretending. Ni you pretend noneho bitagaragara kuri buze gupretendinga kuko ubugomba kuvivisha abantu bakaviva nyine iyo moment ko you are doing something good. I mean ko urimo nyine uri kubereka igikorwa, niba ari igikorwa cyo kurakara uraza kubereka ko nyine wagize umujinya bitari ibyo kwigirisha umujinya. You get? So ibyo bintu rero birangora ariko mbona ndabikoze and abantu benshi rero ubwo bari bazi ko like nagiye muri cinema as someone who want to try something new, but it was depression like nari mvuga okay like I have nothing to do, let me just go into cinema. Abantu bajya bambaza ngo kutagaruka muri cinema, I will be back honestly speaking. Ndi gukora kuri movie yanjye like it will be out ariko ni film irangira. It's a nice movie. Iri kwandikwa and nakunze cinema gutyo nyine n'ubundi. Film rero wahereyemo yari iyihe byo gukina? Nkina bwa mbere nakinnye muri film bita Maya. Like Maya it was a series like a web series ya kuri internet talk about like n'umukobwa ubukundana n'abahungu bagiye batandukanye benshi, afite umuhungu bakundana cyane ariwe nari mukuru we like akorana muri iyo company and iyo niyo nakinnye nyine as someone like nitwa Fally and ngezemo hagati mbona abandi bantu bambengutswe nyine bo
bo gukorana nabo n'abacuti banjye nabo ko ntago njya nizera abantu batari inshuti zanjye gukorana and nkinamo aho ngaho noneho nibwo nasaga naho nkinnye as somehow main character. harya wozi ubamo oya wozi yari ya kera wozi yabanjirije Maya kunyena rimwe agesi si yabanjirije Maya kandi Maya nibwo ninjiye muri cinema nyine yeah, it was something good kabisa. Donc casting yayo yari sawa, story yayo yari sawa. Urumva nk'umuntu wakoze muri cinema njudginga cyane amafilme. So it was really hard to work mu kintu nyine mbona kitari kitari gucamo neza. Yeah, ndactinga nyine mbona barabikunze and najya njya mu muhanda ngo Fally, harimo abantu benshi actually banyita Fally. And nushaka nawe urikoreshe kuri title. Fally probably like really Nathan the story. Okay, whatever you can use, it's all good. So mbambaye umwacteur gutyo rero and narabikunze by the way, like nakunze nyine go pretendinga. Yeah, wari kubuzwa n'iki uri kumwe na Tesi, kumwe na Vanessa and the love girls, uri kumwe na Bertin n'abandi. Harimo abantu bajya bambwira ngo nkunda abakobwa. How can't you gute bundi utaba? Ahubwo ibyo bintu biracuritse. Ntabwo nkunda abakobwa. Wa nyine bicurike. Yeah, iyo yindi wakinye mitarima ya niyihe? Bayita around me actually harimo abantu benshi nayo bamenyemo. Yeah, batajyaga banareba Maya actually. Yeah. Experience kuri Maya we niyihe gendeye kuri iyo casting cyangwa abantu mwayikoranagamo? Maya was a nice movie, nuko nyine habayemo utuntu like ntamenye neza, but it was a really nice movie. Ubwo mbaje experience yanjye nk'umwacteur cyangwa experience about byose the movie. Ya byose ubwo nshanganyikishije. Okay. As actor, as an actor, like I really like the movie. Donc I like how donc ikorana n'abantu bazi gukina uba challenged somehow, uba utari buze kujya imbere ya kamera nguze kuvuga ibintu biterekeranye cyangwa se ugomba gukora practice alone kugira ngo uze gukonfirma nyine babantu mukinana. Ikibazo nta nubwo bari abantu bari buze kureba kuri screen. The problem n'abantu muri buze gukinana kuko bose bari top notch kabisa. Muri Maya it was a really nice casting and no director wayo he's really nice actually. So ntabwo nyine akwemerera gukina ibintu runaka. Yeah, it was a nice experience as someone. I think I will be an actor when I grow up. Igihe kizagera around me n'uyu munsi ndabona hari igitambuka season ya kabiri cyahari yaje uyu munsi ninde muntu ufata nk'umu best actress hano mu Rwanda? Yego, of course. Who? My girl Tesi. She know better. Yeah, kubera icyo ari uhereyeho Tesi? She's the best. Why? Abantu bakinanye nawe cyangwa bamubona no kuri ntuza barabizi, like she don't pretend to be an actor, like she was born to be an actress. Yavukiye kabisa gukora biriya bintu. She's really nice. Wa mbere ni Tesi, wa kabiri ni Tesi, wa kabiri ni Vanessa. She's nice. Nkina na bwa mbere we aranoroshye no gukinana nawe. Vanessa cyangwa Tesi? Vanessa she's nice. How? N'umuntu gufasha nyine like to act good. Noneho n'imbere ya kamera like she's doing really nice. Yeah. Brase abandi rero ntabwo njya mbamenya. Hari umukobwa bita Madederi, like ntabwo njya nkunda kureba movies z'inyarwanda cyane, but uriya mukobwa she's nice. Ntago muzi actually, ntago tuziranye, but she's doing nice. Yitwa Klenia, she's the best kabisa. The best top notch. Nuko abo ngabo aribo nabo wabonye mukiranye nyine like mbona nyine kuri site. Urumva ngiye kujudginga nk'ubwo abantu benshi they can say that I'm a good actor, ariko ngiye mba mbizi ko I'm not a good actor, ko ndushya abantu inyuma ya kamera kubera isoni, kumemoriza no kubizo soni. Hanyuma who's the best actor kuri wowe ninde uyu munsi? The best actor? You can mix new generation n'abandi bamaze n'igihe. You can mix. Nta kibazo. Actually umtipe wanyemezaga n'ubu ngubu kinyemeza umujama bita Gaga Daniel ni ingenzi. The best. Actually ibintu byo gukina urakara
abantu benshi bakina barakara Abantu baba benshi ari biraba- abakteri beza abantu benshi birabananira oya gukina barabishobora amahane nyine benshi birabananira barabishobora kuko ama action menshi umuntu yakinnye arakara buriya niwe aba uba ari n'umwakteri mwiza niho banagaragarira ko ari abakteri beza the other actor Bertin Magaye kabisa Bertin he's the good actor and ninde wundi buriya ntabwo nkunda kureba ama movie nyine inde ugiye gutanga shout out nakuvumba bamenya ntabwo tuziranye bro that's not a shout out ntabwo ari shout out bamenya ararenze man kabisa the guy is the best kuva kera byo ndabyibuka wakundaga imikinire ye cyane ngira ngo ni nayo comedy ntabwo njya ndeba bamenya actually that's the funny thing warayiretse se mpiri kuyikunda cyane ni we wayimbwiraga ngo wakoze filime nk'iyi abantu batabizi CHiTA yakomeje kujya mu matwi naguhaga example ni kera ni 2018 bagitangira bamenya he's the best actor nuko abantu benshi bamukinishije n'ibindi nabyo yabikina best actor kabisa ngira ngo biterwa nuko bitari comedy uko harimo abantu wakinisha ibindi bintu biri comedy like ukabona urugero nkande se buriya ubu se nkawe wakinana na Nsabe bikakorohera njyewe ama good comedian unkize hariya I can do the best comedy ever ariko ngira ngo Nsabe nawe he's a good actor by the way ariko ngira ngo mu gukina comedy binaterwa na characteristics z'umuntu characters kuko ari sibye nizo soni niki hari umuntu ushobora gukina ibintu ukabona sibye pe ubu nkanjye ni nkabona umuntu ari gukina romance akavuga ati bari babuze nkanjye banza romance yangora ariko nkawe yuri mu romance irangora niba ari igiye kuvuga ubwo se Carmen agukundira iki umura ntabwo ari kureba iki kiganiro niba yakirebye kigitangira Carmen n'umucuti wanjye byatari shimwe yaba agukundira iki shimwe se buri arankunda azideklare if she loves me hanyuma rero twari tuje kugana nawe kubera gahunda ufite nziza ngo tuyibwire abajene ntabwo ari ubwa nyuma n'ubwa mbere ariko ntabwo amakuru meza nk'aya ngaya nshobora kuyihererana ntabwo wabikora ku bantu bakeneye kukwegera cyo mbaza cya nyuma birasaba ubushobozi bingana iki kujoininga iyo movement watangiye usibye n'ibyo ni business kuri wowe ariko ikaba n'uburyo bwo kugufasha gukora ibintu ukunda kuko akenshi ibyo dukora cyangwa se imyuga tubamo idukorera therapy hari igihe uba mu bintu kubera ubikunda ukaba uri kwivura ariko buryo nakubere business biba byiza kurushaho umuntu ukeneye kujoininga biramusaba iki contacts turazitanga hasi muri comment section tuzaza gupininga hari na Google form nabonye ufite akabwira abantu so like umuntu ushaka kujoininga the U campus probably like kuko you move yo iri way beyond like isa naho nyine help people to become a better version of them ariko ntabwo ndasohora amantuza kiretse abantu bashaka like ama coaching sessions nizo twakira nowadays ariko ntabwo ndareleasing andi ma program kuri cyangwa andi ma product kuri you move ubu product ya mbere ni U campus is doing really nice hamaze kuba cohort enye kuri forex trading cohort imwe kuri video editing na cohort imwe kuri content creation so abantu bashaka kujoininga cyane ibintu abantu bakunda donc isomo riri popular cyane ni forex trading a lot of people barashaka kumenya what is forex trading they want to learn how to make money online I mean binyuze muri forex trading of course kuko ni isa naho iri popular but nibyo bintu bindi bya video editing is really nice na content creation is really nice harimo abantu bazi ko gukorera amafaranga kuri ari ugukorera amafaranga kuri AdSense gusa cyangwa se kwamamariza abantu content creation ni way beyond I teach more better but like kuri content creation ariko abantu bashaka kwiyandikisha kuri forex trading ibiciro ngiye nabishyize hasi kuko I want to help people kwiyandikisha nangahe rero kwiyandikisha ni 10,000 ahubwo kwiga ni 200,000 kwiyandikisha ni 10,000 yeah it's only 10k like nashyizeho igiciro gisa naho ko hari umuntu wiyandika akumva ko bihagije gusa atiyandikishije nigeze ndilizinga bwa mbere nakiriye abantu 300 muri abo bantu 300 hazamo abantu 6 kwiga
urumva ko biba biri ntuza harimo umuntu ubona ikintu no kugira ngo nibura n'abantu bafite nk'ari ibintu biri serious umuntu azazi ibyo bihumbi 10 you be like ko tunayaheraho kuri school fees zawe school fees zishyurwa icyarimwe cyangwa umuntu ashobora kwishyura muri installments ushobora kwishyura muri installments ebyiri ariko iyo ufite ibishyura ko installment ntago zitinda just twemerera ibihumbi 100 first ni ebyiri zonyine and mu byumweru 2 cyangwa bitarenze 3 ukishyura ibindi bihumbi 100 so urumva ko uyafite wayatanga ubwo ibya video editing nabyo nuko byose ni kimwe nabishyize ku giciro cyangwa ukeneye information arahamagarira nimero cyangwa yandikira kuri WhatsApp cyangwa sakajya kuri www.ucampus.space iyo ni website iriho information zose nagerageje kuzishyira mu cyongereza no mu kinyarwanda ko nibyo nsa naho biri ntuza biri umuntu ashaka informations wenda nanjye website ya website you can turabaha website your link ya Google Forms kindi tubana nimero kugira mushobora kubaza babishyiramo byose cyangwa ushyiremo form you can use Google Form ko abantu benshi bashaka kwiyandikisha byose bikwirwamo really ni banza naribagiye YouTube urashaka kubishyira muri description description comment section comment section bapinda kandi bari sawa cyane ikindi yari nyiri account wa postinze zijya hejuru nubwo wakora comment 3 ufata imwe iri main ikabiri ariko turaza kubishyira muri imwe biraza gukunda Nathan komeza rero utera abantu inkuru komeze babwira ariko nagira inama abantu kuza kureba Instagram yawe Nathan the storyteller urabona ibindi birenze ibindi kubabwira true that ndi mu minsi 90 yo gukora 6 pack nzajyana CHiTA dushyireho 6 pack we see uri fit yes aba papa ni baba bari sexy yo bafite 6 pack bro nibyo ntuvuge ngo ndi umupapa inyungu buriya rero 6 pack ntabwo reka nkubwire man 6 pack buriya ziragoye kuzikora it's really hard so ikintu workout ikintu buri gifasha ya awakening like it's awaken part yo muri soul bita will like ubushake bwo gukora ikintu runaka so iyo uvuze ngo nk'umuntu ufite 6 pack udafite ikintu yagezeho biragoye donc azaze wika sinzi hari 6 pack zinzara my guy turi kuvuga za 6 pack wakoreye kuko ziragora cyane reka dushimira abakurikiye reka mbanze ndangiza ko ka statement it's really nice like uraza kumva ahantu donc wisdom iri ku walking out actually bya awakening ya will ni part yo muri ntuza yo muri soul yawe ko soul buriya niyo ikoresha no mubiri soul niyo ikoresha no mubiri buriya it's just command ukuboko ngo kugire gutya na gutya and everything so inirimo mind and everything I mean ibyo byose nyine so iyo umaze ku walking out rero like mu mutwe wawe haba havuga ngo maze guterura ibi byuma bingana gutya maze guterura ibiri 100 bingana gutya I can do this too you know iyo ntuza umuntu ayigendeyeho biba biri easy cyane kuba successful ukoresheje workout mu kugira ngo nicyo kintu ndi gukora actually kuko mfite gahunda ziri imbere nini cyane zisa naho zigoye kugeraho mu minsi 90 so ndi gukoresha ku part ka walking out kugira ngo ka awakening will yanjye yo kugira ngo mbe nagera kuri ibyo bintu niyo idea behind actually those 90 days ngiye kuzantushyira kuri Instagram courage komerezaho it's part of creation uri kuvuga nk'umuntu udashaka kubyumva cyane walking out nukubera time ufite you will walk out in the name of Jesus reka dushimira abakurikiye ikiganiro cyacu mukomeze kugira ibihe byiza Nathan keep it up byuri gukora abantu bakugane bagushyigikire ni inyungu zawe ni zabo ni za society muri rusange thank you for your time thank you bro turashimira abantu bakurikiye ikiganiro cyacu Imana ikomeze ibagirire neza naho butaha blessings CHiTA MAGiC